Yes, reka nongere ngo ikaze cyane ntangiye n'ikinangamo inyuma gato bayita Ikirorezi TV ni televiziyo kugezaho inkuru nyinshi kandi zitandukanye ariko nkubutse kuzajya unahumva ewan uhanahabona nagaruka ukumva habona za filimi ziryoshye kandi ziryoheye amaso harimo wa mwana gasikiri wabiciye bigacika uno munsi rero nje muri ubu buryo bw'amajwi ariko ntago nari kubyerera navuze nti nyamara ibi bintu ntago byoroshye nyuma yuko Bruce Melody asohoye indirimbo benshi bavuga yuko ari kwitaka banavuga yuko ari kwitaka rwose bidasubirwaho ndetse Bruce Melody agira ngo n'abahanzi bamwe yikoma ndetse no mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru ku murongo wa telefone yikoma abahanzi hajyaho amazina azwi The Ben, Meddy n'abandi benshi ariko Tom Close mu kiganiro yagiranye na Yago TV Show ikiganiro bagiranye yagize ati nyamara ntago ari uko byari byifashe ndaje wumve amajwi make ya Tom Close ari kubwira Bruce Melody ese yamubwiye iki reka twumve. Hanyuma rero kubijyanye n'izina kuri comparinga ugendeye ku bikorwa naguhaye urugero umuntu ashobora no gukora ibihangano 200 undi agakora 2 ariko wa 2 akaba ari ufite agaciro kurusha ibihangano 200 so agaciro ntabwo kabarirwa mu bihangano wakoze cyangwa mu kuba wabyutse kare buriya aba miliyarderi ba mbere ku isi ushobora gusanga ari nabo baryama amasaha menshi icy'ingenzi ni strategy ukoresheje ukora ibyo urimo gukora ushobora gusanga umuntu ashobora gukora nk'indirimbo 2 reka ngwe nk'urugero no munsi Meddy afite indirimbo ifite views 36,000 Bruce Melody ufashe indirimbo ze zose ukaziteranya zitujuje 36,000 urwo n'urugero nari ndimo ushobora gusanga hari ahantu henshi benazwi Bruce Melody atazwi aho kugira ngo ahubwo atakaza imbaraga wenda mu kureba aho arutira abo bahanzi arimo avuga yagatakaje imbaraga arimo gushakisha uko yabagezaho bataragera nabo bamugezaho ataragera uno munsi iyo ugiye kuri social media ya Nuza ya Wizkid uzajya umusangane na Burna Boy kandi nk'abafani iyo babireba babona abo bantu babiri bahanganye usanga arimo vibing indirimbo ya Burna Boy arimo kuyibina ejo bundi nahoze ndeba ku munsi w'abagore Tiwa Savage yararimo ni nko bari bakoze agapati barimo kudija ba vibinga ku ndirimbo zitandukanye yinjira muri iyo pata yatangiye ku ndirimbo ya Simi tuve muri ibyo bintu bitoya uno munsi ni nacyo kintu genge mbona ahubwo gituma umuziki wacu utihuta ngo ugeraho wakabaye ugera uno munsi niba Tom Close nziranye no mu PR muri South Africa ufite connection kuri Trace simba nkeneye n'undi muhanzi wo mu Rwanda urumva hanyuma na kana wundi nawe ufite wa Safi TV cyangwa East African TV cyangwa Channel O nawe agashaka gusiba connection zose ku buryo ari ubisigarana wenyine ubwo ni ubucucu twifitemo twebwe muri industry nagakwiriye kuguconnecta wambona kuri Trace ukaba wamamagara Tom wabigenje gute nkakubwira ntihamagara umuntu witwa gutya na gutya nawe wajyayo ntusibira amayira twese tugakomeza tugakora kuko iyo usohotse hanze y'igihugu ntabwo ubukompeta na Ben ntabwo ubukompeta na Meddy uba watangiye gukompeta na Diamond hanyuma Diamond afite ba Rayvanny afite bande bo kumushyigikira wowe abakabaye bagushyigikira urimo urabikuraho urimo bitabanibwe cyangwa ukora iki so ntabwo ari ikintu cyiza ku muhanzi nka Bruce Melody najya ku audio narakumvise sinjya ninjira mu opinion y'abantu n'uburenganzira bwe ariko uko umuntu yahitinga uko ariko kose ntabwo nzi ko yari yageza kuri hit ya Meddy